ugasanga uri kugenda aho ngangura mu big energy mushake muntu big energy se urumva ibintu byose urumva wowe ribu yaravuze minister aravuze ngo my the ben urwego ariho hari abanyamakuru adakwiye ko nanjye the ben ngiye usibye ko ndi ku rwego rwe Sabe ngo yasimbutse igipangu ngaravunika inkuru ngo ya Sabiusi ngidimbo ngo ya Sabiusi barahari muri uru Rwanda rufite umutekano ruraho ufite umutekano ariko nanjye ngomba kuwishakira umutekano wa mbere uturuka kuri wowe sindi umu big energy sindi n'umusabe sindi n'umujiha n'umushu sindi niki anywa sidira mwotsa mu ninde wiyaho yura umuhanzi Imana sibyo nabikubwiye Imana yamaye igitsi yangize umuhungu imigitsina Imana aho kunyuza umwanda aho hantu hanyura umwanda nago hanyura ibindi nawe yavuze the ben udafite abafana none yahuye na Yago ufite abafana nimba ari aba big energy koko bafana ibikorwa bya Yago igitangaza ifite views zingahe baje mo vuba bari kujya kubwira Bruce Melody ngo big energy hamwe Bruce Melody nawe yavuze the ben ni suriya ni uriya usibye imiryaje ngo mu by'abapasteri nimba ari pa se wavuze ngo dore imbogo ngo ni ibiki nibiki Hello ladies and gentlemen, ndabashuje mwese aho muherereye hose muri impande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Mbibutsa ko n'abatukurikira muri hanze y'u Rwanda namwe tubakunda. Ni MC Liliose rero ibuka gukora subscribe, share and comment kugira ngo ndacika n'ibiganiro twagutegurira umunsi ku munsi. Niba utameze neza niba utameze neza oya bise nibuka umuntu ugivuga gutyo niba utameze neza humura uzamera neza oya hari n'igihe utamera neza abantu bose baba bakire kuri iyi hari igihe upfa nimba utameze neza aratajya uteganya ko ushobora no gupfa utameze neza ukarinda urunduka ariko icyambere ni ukwizera man sibyo yeah hanyuma rero ibuka ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to join us Saneza family. Turabakunda cyane Saneza sha. Saneza ariko muri kuka move muri gukora ibintu byiza. Rahire. Kira. Njya mbibona kabisa. Saneza. Sasa ubona ko nanjye maze kumera neza. Ndashaka umugabo ari. Umugabo. Iyo ngingo tuyihorera. Gushaka naga ari rushanwa mama. Sizi impamvu abantu musige mujya kuri pressure ngo runaka nagashaka ngo dore ngo bari umuntu barashatse naga ari Tour du Rwanda kora mariage naga ari Tour du Rwanda man kubera iki wowe icyambere no kumekinga shura yuko ubayeho neza wishimye ubuzima urimo ubwishimiye none yazaje mu gihugu kumwe ngo kudashaka kudafite sheri ibyo nago bikureba ibyo birakure bamwita Sebo tajya wibwira abantu bakurikiye abantu bakurikiye Saneza TV show nitwa Sebo Rexon abandi umunyamakuru kuri Bad Drama TV naho bagende bakore subscribe umunyamakuru kuri Bad Drama TV nkabandi ngarago y'ingarama kirambe nago twabyizera nkabandi single nta muhungu mwiza uzongera kutubwira ngo ngo ni singo tubyemere singo se ngewe ibyanyu twabimenye kuva aho narariye kuri space isaha ijoro ryose kandi rirangira ibyanyu nabivumbuye wavumbuye iki se MC mwiza oya bari abahungu baseka neza kuri ya koko dukomeze umeze utese c'est bon kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri nge kubaho neza nibindi nabyo ni byiza kuri nge ariko uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka niyo mpamvu umubiri wanjye utazigera ukora ibihabanye n'ibyo Uwiteka ashaka Imana yarandemye ngira umuhungu imigitsina gabo inshyiraho naho kunyuza umwanda ibyo rero Imana indema nago yari yibeshye ndinde wo kuvuguruza Uwiteka kari we alpha akaba na omega kari we tangira akaba n'iherezo nge ndinde dukomeze Sebo umeze neza Yesu ashimwe Sebo ni umunyamakuru kuri Bad Drama TV wakoze kwa Yongwe TV nawe warahakoze twahahuriye
kwa Yongwe twarakoze twese wakoze ukora mu kiganiro bitaga The Close Up kuri TV1 kuri TV1 ndavuga kwa Yongwe The Boom Play se kwa Yongwe ntago wahakozeho kwa Yongwe narahakoze kuri guseka wese si wahakoze ariko ngo abantu bose ngo bahuye na Yongwe babakire aho gasinze impamvu utaragura imodoka abantu bose bahuye nayo mayi ntabwo mbashaka kugaruka kuri Yongwe mbabarira rwose mu bintu mba nateganyije kuvuga ku munsi kuko nshobora kuvuga Yongwe nkahura n'ibibazo ntashakaga imyaku ibisaza ntukajya umbwira Yongwe oya ariko Yongwe waramukoresha ntukavuge naramukoreye kandi yaguhembaga neza akubwo uri kunshakamo amakuru nawe ndi umunyamakuru yamembyaga neza yaguhembaga neza reka nanjye narahakoze kandi nanjye ngende inyuma ya kamera navugisha ukuri da kuvugisha Yongwe ntabwo ajya ahemba ngeje bundi nahuye n'umwana hano haruguru wakoraga kuri kamera sinzi niba ukibuka kakana bitaga Joseline Joseline umukobwa mani ngo Yongwe yaramwambuye uriya mwana kumwambura se gusa majyo reka Yongwe ababize mujye mwizera Imana nimukizere pasteri ngo numukire ngo ni pastor uvuga ibintu hano nge kangubwiza nge narahiye cya 10 cyanye nzajya ngiha mama wanje singisoma comment nge kuko hari abantu baza muri comment bafitanye ibibazo barwanye n'abagore babo barwanye n'abagabo babo bakaza bagatukana no batazi ibyari byo wowe singisoma niyo mpamvu nge abakristo mujye mwizera Imana nimukizera abapasiteri ubwo mukanya muri comment wasanga bari kunuka uranuka se oya Yongwe afite abafana nge nabwiye abantu mujye kugira abafana ariko reka nkubwire abanyarwanda ikibazo reka nkubwire sheri abanyarwanda dufite ikibazo bamwe na bamwe si twese urumva bamwe na bamwe nanjye reka nishyire muri abo bafite ikibazo cyo kuza ukumva ko uwufana ni intungane kandi intungane bwira icumuye kangahe karindwi njyewe ndi umunyamakuru mfite experience maze imyaka 4 uwo muntu ufana mpura nawe buri munsi wowe ntago umuzi usibye kumufana nimwe rimwe munahuye ntiyanagusuhuza n'ikimenyimenyi naza nkavuga ikintu ugaburutura urututsi ukaburanutse nimushaka kumenya nimushaka kunguka ubwenge nka Aburahamu yacuruzaga ibishushanyo bya se abantu bazi ko ari byo Mana agera hashaka kumenya Imana aracukumbura aravuga ati reka nsenge imigezi imvura biragoye bukeye bwahareba hejuru ati ramvura kiriya gicu menya ariyo Mana basenze igicu nyuma yahaza kuvuga ati nyuma y'igicu hari izindi mbaraga abantu nibashaka kumenya wowe ugasanga uri kugenda aho ngangura umu big energy mushake muntu big energy se urumva ibintu byose urumva wowe Libu yaravuze minister aravuze ngo ariko sebo uretse gatoya kugiye kurenga aho ngaho utazana ibintu by'aba big energy nanjye nkavuga none se ko dufite ibisumizi ko dufite indatwa ko dufite ibitangaza ko dufite abo bose se abafana b'umuntu mukitiranye ibintu Mana ngize ikintu kimbabaza se hari igihe umuntu avuga ikintu gushatse ngo kwigira umunyabwenge akuze ikintu kibabaza wari wigeze ubona ibisumizo wabibonaga he mu gikorwa muri gumaguma bigiye gufana Riderman nabo rero bari gufana big energy nabo bari gufana none se nimba umuntu yikoreye ikigano kuri channel yindi wowe ukajya kumwandika ngo uri ikigoryi ngo big none se wowe nimba ufana Yago jya mu gitaramo cy'umufaniremo Yago kamwereka ikimenyimenyi Yago ni ihe ndimba yeruka gusohora bro ngira kuri YouTube ndebera ibyo birabareba na yindi igitangaza ndebera views ifite kugira ngo wereke ukuntu bamwe mu bantu twigize ngo abanyabwenge ubwenge bwahese turi abanyabwenge man utazi ubwenge ashima ubwe kandi umu filosofa witwa Socrates yaravuze ngo I know that I know nothing icyo nzi ko nuko nta kintu nzi urumva kandi utazi ubwenge ashima ubwe nkuko nabikubwiye ikindi gushishoza by Yago nimba ari aba big energy koko bafana ibikorwa bya Yago igitangaza ifite views zingahe ubwo ngubwo ndagira ngo nkwereke ukuntu abantu bamwe muri twebwe turi kugenda dukora amakosa ariko mu buryo twe tutazi wowe ukagendera mu kigare views 36,000 mu byumweru 2 igitangaza n'indimbo Yago yafatiye igihe arayandika ajya muri studio recording reba ikiganiro amaze aheruka gusohora gifite indirimbo ubwayo yatayeho umwanya munini yashoyeho ifite 10,000 ingahe 36 ikiganiro cyaherutse gusohora gifite 1000 bingahe ikiganiro latest interview urumva mpane indirimbo ifite 30,000 ni Yago TV show
si cyo yakoranye na nuze na wa mutipe wo muri Uganda witwa ntago hari ikindi yasohoye cyitwa ngo last warning rimba last iki ngiki cya stand up aba big energy okay gifite ibihumbi 109 mu masaha 29 kikwereka ukuntu abanyarwanda dukunda amatiko nimba ufana Yago indirimbo ye yitwa igitangaza indirimbo nziza ihimbaza Uwiteka ikaba ifite 30 ikigana ariko ngo stand up ngo big energy kikaba gifite 100 ikiganiro yagiye akicara nyine gusa nkuko nazankicara nkavuga n'indirimbo yagiye agafatira umwanya akajya muri studio ikaba ifite 30 nimba koko muri aba big energy banyabo iyo ndirimbo ye kidafite ibyo bihumbi 100 oya yari gushyiraho ngo gitangaza agashyiraho ngo big energy stand up ariko byongeraho kubera ko twe tureba ibyanditse big energy ureba mwebwe nka big energy mukunda amatiku shangiye ntumvuge ko usa neza na amatiku dukunda ibintu bisanzwe turaganira Minister yavuze ngo bari abagabo n'abantu bakuru nibajya batubwira tujye twumva kuko hari impamvu hari icyo bita impamvu nganururo rero muzayimenya igihe kimwe bakugezeho ntago ngeze ndi mu big energy no ndomo ngewe sindi mu big energy nge sindi n'umusabe sindi n'umujiha n'umushu sindi niki no asubundi wamungane ko jihad ntafite abashu ariko abo bashubi we wari wabona bajya kwirirwa batuka abantu bitwaje ariko ubutubaje ngo ubundi abo bafana banyu leta nabigemo bagende bibaruze mugire APR igira fan base yigira fan base tuzi online ya APR tuzi nare za APR FC urumva big energy tukagira aba president nuwe muvugizi w'abafana ba big energy tuzi twazana hano usibye abantu mugenda mukitwikira amayimeri tutaze ngo big energy ngo stand up se mubundi mwabaye sit down mura stand up ingase mujya kandi sebo ararakaye ngo big rako jya abantu bose nuvisha abantu akuzi ko tuzafata abantu tukabagira injiji tukabagira ngo sebo alo ariko abantu mwamba ubu baraza bavuga ngo yigize umunyabwenge ngo yigize akabona umwamba bari nese kuno kabintwaye kike aba big energy urabazi bamaze iki se ubundi bamaze ko tuzi ko ibisumizi byafaniye Riderman bikamukigikira gatwara guma abo ba big energy muri album launch ya Yago ko nigeze mbabona baje vuba bari kujya kubwira Bruce Melody ngo big energy hamwe Bruce Melody nawe yavuze The Ben udafite abafana none ahuye na Yago ufite abafana wabonye ukuntu The Ben ejo bundi umunyamakuru yamubajije ikiganiro akamuha interview akagenda atamushubije ni Bruce Melody no na The Ben ahubwo ngiye yonzi ni ya Melody bamubaza igifaransa oya undi we reka ni Kinyarwanda kanze nyikwereke ari ikibazo se kanywere naje nese nywere naje rata hanyuma hari abantu kanwe naje areka itari big naje nk'umunyamakuru sibyo nk'umunyamakuru c'est bon ari abantu bavuze ngo kuba ubutinganyi mu Rwanda bumaze gufata intera iri hejuru biri bimwe mu bintu bishobora gutuma dore Nese uyu munyamakuru yitwa nde neze ngenda muzi oya ariko rimwe na rimwe ngewe nago narenganya kuko irondo ryivanze n'ibisambo nk'uyu nguyu se undi uri kuvuga ibintu by'Imana ngo witwa ngo ni bari Bosco ntago mbizi ni suriya ni uriya usibye ibiryaje ngo mu by'abapasteri nimba ari pa se wavuze ngo dore imbogo ngo ni ibiki ayagiye byantera no kuvuga nabi The Ben urwego ariho hari abanyamakuru adakwiye ko nanjye The Ben ngewe usibye ko ndi ku rwego rwe kuko nge nabaye umunyamakuru imyaka 4 nakoze kuri TV station mfite ikarita y'itangazamakuru urumva man nkora ku gitangazamakuru kiri flexible bro urumva muyango twakoyeho video warabibonye twayikuyeho urumva turumva twebwe nimba muyanga atishimiye ibintu natwe tukabona mu bintu twakoze ama mistake natwe niko tubigenza abikuyeho ariko nkuwo ngose ubwo arabaza The Ben biki The Ben ahubwo tayiga kabisa reka mbwiye ngo ikintu wakoze kuri umunyamakuru nicyo cyo n'abantu bategura ama interview y'abanyamakuru bagiye kubaza abahanzi
bajye babanza barebe muri abo bantu nta ngegera zirimo. Nguyu ni umunyamakuru harimo utuntu tw'ingegera umuntu ngo ufunguye YouTube channel ririyo turakuzura umuri influencer wakoze ku mateleviziyo wakoze he urumva uri umunyamakuru ariko umuntu warajya yicaye mu rugo afunguye ngo YouTube afashe mikoro agiye kuri stade kubaza The Ben umaze imyaka The Ben nakuze mfana uje kumubaza ibintu utanafite experience udafitiye na skills uhuraje witeretse imbere ya Debaya ukomeze ku ngingo ukamubaza ngo ministeri ziri kuvuka buri boss agiye kumubaza ngo wumvishe warira urana icyo cyari kigiye gukora mane kababwiza ukuri ngo duseka gutya urumva nujye yumira abantu bajye baza bicare barye show tuganira ariko comment zabo bajye bazimanukura ko nsigaye nkunda n'ibitutsi batukana nubwo nagikunda kureba comment ngo nk'iki uskura sako ngo reba nk'iki ejo bundi bafashe ari umuntu agiye muri comment baravuga ngo iki kinyamakuru ngo kigicucu yavuze se ngo yibaze man abe nkibaze ngo uzi ngo wasanga umuntu ububyanditse ari umuntu utazi n'ibyo udafite n'ubushobozi n'ububasha kubiri kuvugwa ngo abimenye ngo abisesengure ari nk'umuntu wibera iyo ngiyo nyine wirirwa mu mirima we wumva ngo runaka ngaramukunda gusa kuva ko uwo muntu akunda ari nk'Imana ibyo bibaho banuza abasharukani barabasenga mu Buhinde abafana bacu serious sharukani hari insengero zimusenga mu Buhinde kubira kunabira busariye umuntu akagira akavuga ese ntabwo wagiye ubibona mu makomenti ngo yago ngo ni intumwa ngo y'Imana intumwa y'Imana ko nzikari kandi ko ari imwe cyangwa ebyiri ari Muhammad na Yesu muba bemera indi ntumwa y'Imana yaje ninde c'est bon yagoreze yagukumuhakana yamara cha méthode me yari ikibigina yewe mu bigina jije ku bigina jinge nta kintu bintwaye pe ariko kubura mu bigina ji bikumariye iki bikumariye iki umuntu narirwa yibwa aho abantu tubiveho c'est bon mu gihe umaze mwitangaza makuru ni yihe challenge ikomeye wahuye nayo challenge ikomeye nigeze mbivuge kwiki sutabivuga ikibazo kare wa mbere ukimbajije ninjye wa mbere n'ubundi njye mbazibaza abantu batarabaza kuri Imana uri umunyamakuru no kuruta abandi bantu nahuye nabo aceceke tutazashwana nazashwana nabo biyitanga abanyamakuru challenge ya mbere nahuye no nigeze kwirukanwa ku kazi kubera kwanga gutingana ngo kanywa inati hari ryari muhe mwaka data babarira deka nyine mbwira abo bantu barakomeye uri seriye agatuza mfite ndakishakisha man Yesu hariho umuntu muri ino si muri uru Rwanda rufite umutekano ushobora kugutera ubwoba akaguhangayikisha ego sawa rero barahari muri uru Rwanda rufite umutekano rurawufite umutekano ariko nanjye ngomba kuwishakira umutekano wa mbere uturuka kuri wowe self defense ibindi nabyo leta ikagenda ibigufashamo ariko umutekano wanjye wa mbere nese ntabwo wajya wumva bavuga ikintu ngo kubw'umutekano w'uyu muntu amakuru reka tuyimane nese ushatse kuba ko umutekano utari mu Rwanda nese nyine nakubwiye ngo uvuge amazina yabo ndakubwiye byagenze gute uwo mwaka si uvuga okay ntubuvuge vuga situation mane kamubwira ikintu kimwe reka nkubwire ikintu kimwe hano twe turayicaye turimo turivugisha ngo Sabe ngo yasimbutse igipangu ngaravunika inkuru ngo ya Sabiusi indirimbo ngo ya Sabiusi kandi Sabe wenda yaragiye no kwishakira agatunda nta n'icyaha yakoze wenda yaragiye kugashaka bari banabyumvikanye ariko hano hari abana b'abahungu bari kwangizwa uzabaza minister wa Minisante mubwiye ngo mu bushakashatsi mwakoze sida ahantu isigaye yandurira hakomeye ni mu butinganyi uri seriya Imana sibyo nabikubwiye Imana yamaye yangize umuhungu imigitsina
imana aho kunyuza umwanda. Aho hantu hanyura umwanda ntago hanyura ibindi, ninjya kubihanyuza niho hakomereka cyane. Mu kibuno rero abantu amusori kuvugira ijambo ariko sinzi nani cyo bitwaye se simba ibice by'ibigize umubiri. Bro, mana yanjye reka mbabwize ukuri, na ibi bintu birababaje, birababaje nkubwire ngo birababaje. Serious we. Reka nkubwireho gato ngaruka inyuma. Hariho abasore babiri, umwe ni umuhanzi, undi aba muri niba ari muri Canada. Ngira ngo ejo nijoro twari kuri special. Man, igihe nacyo ntago kikiri professional mu gukwandika. Urumva banditse ko type ngo yariye mu guhunga undi amafaranga, ariko mu by'ukuri baraye basobanuye ko bataryanye amafaranga, ahubwo barakundanye, umwe acundi nyuma undi arafuha. Ese ibyo bitandukaniye, undi arafuha undi afushye araniyahura, anywa acide iramwotsa mu ninde wiyahuye? Uriya w'umuhanzi uri Canada. Reka mana yanjye, reka ngo ibyo bintu ntago wagakwiye kubimbaza aka kanya. Mana reka mbabwire, nimba uri umutinganyi tingana ku giti cyawe pe, ariko wiza kubisansibiriza. Nimba tuvuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, mu myaka 50 tuba twese twarabaye abatinganyi, nta rubyiruko tutakibyara, kuko nta mutinganyi nzi wabyaranye n'undi, igihugu cyacu kizaba kiri he? Ikintu gituma Afrika kakanya iri kwavansa, iri gutera imbere, nuko Afrika dufite urubyiruko rwinshi. Ni nayo mpamvu ubona Amerika zahe batanga ama green card ibiki, batanga amahirwe ku rubyiruko rugera gukora, kubera iki? Nago bafite abantu bashaje, sibyo? Urumva, uri kumva ririyo? Nituba batinganye twese tuzabyara gute, tuzororoka gute? Stade Amahoro ijya 45,000 uri se muhungu, yego nibyo, nimbura umutinganye, it's up to you. Uri social media influence, uri kujya guhena hariya, uri kwereka abana b'abahungu ngo nabo bajye guhena nkawe. Hari ikimansuro gihari, yego ni showbiz, ariko turi kuvuga ngo ni showbiz, twese tukwe turusha Amerika showbiz. Migration yarifashe yohereza umuntu mu Rwanda ari Amerika, twebwe tuyirusha showbiz, Man, uje kufata umuhungu mugenzi wawe ngo umupfumure mu kibuno, wari guhinyuza Imana wowe. Imana yaremye igitsina gabo ikarema n'igitsina gore, ikamirema ko bigomba guhura byarangiza bikabyara. Ushaka kuyereka kwirusha ubwenge? Tujye mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Sodoma ibi byahozeho. Urumva ngo Loti yicaye ku marembo y'umujyi, abona hari abagabo babiri bahanyuze, arababwira ati mwaza nkabacumbikira. Baramubwira bati hoya turarara hanze. Abo bagabo babiri bari abamarayika baje kurimbura Sodoma na Gomora. Kubera iki? Ngo Sodoma na Gomora bakoze ibyaha byinshi, ariko bageze ku cyaha cy'ubutinganyi gitera Imana isesemi. Yaba mwitangiriro nimba ufite Bibiliya. Ngo nuko ngo abamarayika babwira Loti bati hoya twebwe turakora iki, turarara hanze. Ngo Loti arababwira ati hoya mfite ibiryo mu rugo, baraboza ibirenge. Ngo abamarayika baravuga bati nta kibazo ducumbikiye. Bakigera kwa Loti ninjoro, ngo abagabo, abasore, abasaza batera Loti, baramukomangira ngo dushaka abashyitsi barayaho, dushaka kubasambanya. Loti arababwira ati no, aba ni abagabo bagenzi. Baravuga ati nibo dushaka. Loti aravuga ngo mfite abakobwa babiri beza b'amasugi, mureka ari bo mbaho. Ngo ibyo bicucu by'ibigabo n'ibisaza biravuga ngo hoya. Loti ngo yari yafunguye urugi ngo bishaka gusumira Loti. Baba abamarayika babiri baraza bafata Loti bamusubiza mu nzu, barangije bakora iki? Babahumisha amaso, babura umuryango. Nuko Yesu aratsinda. Mvugira ngo amen. Amen. Urumva? Abo ibyo bigoryi bisubira ngo ninjoro abo bamarayika birabwira Loti ngo ufite inshuti, ufite abavandimwe, ufite abana, babwire muve muri uyu mujyi, kuko mu gitondo turakora iki? Imana yadutumyeho ngo uyu mujyi tuwumeneho izuku y'umuriro tutwike. Icyaha urimbuke. Icyaha cyarangije Sodoma n'ubutinga. Imana ushobora kuyikorera ibyaha byose wowe ririyoze, ukanywa inzoga, ukaba umusinzi, ariko Imana yanga umuntu uyivuguruza.
Imana yaremye abantu ngo yarandemye imigitsina ngo ngiye nshimisha abashiki banjye uragiye mbwiye ngo ngiye inyuma y'umugabo mugenzi wanjye ngiye kumupfumura ikibuno umwanda ahantu haca umwanda njya mbivuga nkagira n'iseseme ibyo si ikibazo bagiye bana umudugudu ako sebo sibyo sebo ukurikije ukuntu bibona n'urwego biriho abasore ukuntu bateretana kandi kumva ko na story zabo iyo bazivuga wumva ari ibintu bisanzwe ububona twebwe abanyamakuru guhereza umwanya k'ibyo bintu bivugirwa ku social media yacu k'ibyo bintu bivugwa ko abo bantu bivuga ko bakundanye muri make izo platform tukazitanga ni inkuru nago twareka kubivuga ariko nanone umukristo urugamba twe turimo nk'abakristo ngende umukristo nge nago naha platform yanjye umutinganye naza nkabivuga nkanabirwanya kuko aka kanya ndo kuvuga ngo mukatutu tu video mudusharinge kuri Saneza mudusharinge ahantu hose mubwira abana ahantu isigeze sibyo mu Rwanda nago dufite itegeko rihakanira abatinganye narwo dufite wenda ribasezeranya turi hagati ariko ibyo reka mbabwira ingaruka bizabyara mu minsi iri imbere ni sida nyinshi no kutororoka nitutororoka dufite amasida tukarwara tugapfa iki gihugu kizabaho gute aba mu Uganda ntago haza n'ubutinganye Museveni yavuze ati ngiye kujya nemera ubutinganye nzafata umuhungu n'umuhungu mbafungirane muri gereza mbaye igitanda mbahe ibiryo bamara imyaka ingahe umuhungu natera indi umuhungu bakabyara nkabona umwana aravutse nzemera ubutinganye muri Uganda nago bazana ibyo bintu muri Uganda na muhungu ragutereta se umwe se babiri ariko reka mbabwize kuri broski bro reka man ndabizi kiganiro muri gatano no mutife gatavuga ati urumva iki gitipe kuntu kireba neza ndabizi iki kiganiro bari kukireba mwashatse kumfatirana mu bukene ibi nibyo bari gukorera abana babo kirangiza amasecondaire munyirukana ku kazi kubera ko nanze gukora ibyo mushaka ariko Imana yarambwiye ngo iyo navuze yego nawe uvuga hoya kandi kuba warahagaraye kwijambo ryanjye ko numvishije umuntu ambwira ngo bikorwa n'abana babakire gusa abo bana babakire se barabikorana cyabashaka abana babakene ubwo babakene ni baba ari abagore cyangwa ni baba ari abagabo baba abenshi babanga ari abagore barabapfa man reka mbabwi uzi ibi bintu njyara umujene wanjye mfite man yagiye gusura umujama bucya mu gitondo yamuhaye ikinini yamushyiremo ikinini mu cyo kunywa bucya bagira isoni rero zo kujya kuri RIB ariko nge nigeze kubwira umujene abinze nabwo ati bro sureba n'iki kintu ndi kunywa nyura mu tubinkoze mu gitondo RIB na soni avuga ati inzererezi mufunga imyaka 25 mu kibuno akutwumva urwo birangiye nawe tuzakumva mu story zanjye zihari zizajya hanze ariko naga ari nawe kandi sinigeze mbikora ahubwo ni intambara narwanye kubyanga bakanyirukana ku kazi abo nagiye gusura bagashaka kumfata bari bari kureba iki kiganiro harimo abastar urumva uburyo uri kureba bashobora kureba akagira umva nkubwire ntabwo mu mateka yanjye nzigera mbumutinganye I swear to God nisesha ko abahungu mwese mwaye batinganye tuzakura abagabo abakobwa se mwese ko mwabaye abalesbienne twe tuzakura abagabo bande man njega ngo wenda n'abakobwa byo abakobwa byo ni icyasha ariko nyine ngenda byumva pe simbyumva nabyo ni icyaha kibi imbere y'Imana ariko none tujye mu buryo bw'imibiri yacu kwangirika ibaza umugabo wambaye pampa we ariya ngo urango yaragiye kwiyahura igosha yariyahuye ira special ganago nayumvishe byose yanyweye side imwotsa mu mihogo kubera nyine umuhungu yamubabaje yaratangiye gupostinga ntuzi yaratangiye gupostinga kibaze mama kicara kumva ngo nagiye ngo kwiyahura kubera umuhungu nyumvira iyo story ukuntu yabimeze ririyo reka nkubwize ukuri intwari zirananiwe hagezaho intwarane urango ni self none aba diaspora nibo ibintu nibo babizanye iyi mico nibo bayizanye munyihanganire ndabizi mushaka kwa mubi si bose bamwe muri bo
kanye nkoresha iyo mvugo niyo ivugitse neza musosoro bamwe mu ba diaspora ibi bintu iyi mico niyo bayikuye hanze undebe wimenye uramutse unza n'ibyo bintu by'ubutinganyi no gupfa nge nshobora no kukwica pe asubunda abakobwa kare ibibazo ngende umanye Yo nyamona Instagram nabona batinganye bari kunyandikira ubundi abakobwa ko batajya banyandikira akanyandikira batinganye koko abakobwa muri he ubu ndabasingo mpaka mfuza ubuzima bwanjye bwose kabakobwa batanyandikira nta sheri mfite aburikeze abaze umukobwa uri seri uzi umukobwa uri seri ririyo sikondi seriye wowe ntabwo twakundana urangatiye kuri kamera sinakundana n'umukobwa ufite mwiza cyane nukuri njye sinyareta abakobwa beza cyane barababazanya uri muwayene cyangwa se udashamaje tukikundanira mu rukundo nyenyeneye umutima ubwiza se nibiki ko naje gusanga ubwiza muri none subi ngewe urarusha tuvuga ko nta mutima mfite uri mwiza cyane kandi nago abakobwa beza cyane barababazanya mbabarira nago twakundana hase kubivuga nkaho hari umukobwa mwiza wo kubabaje yarambabaje se mubeshyi cyafeye yarambabaje ariko yarakoze kuko yatumye nitekerezaho atuma nisobanukirwa atuma mbona ko ndi uw'agaciro imbere y'Uwiteka mana warakoze kuba mukobwa yaragiye mana warakoze kuba yaragiye uhabwe icyubahiro nukuri mana yarakoze kuba mukobwa marika babwe abantu mudukurikiye nukajya uregreta ngo umuntu aragiye uswara igihe ikintu kibi kikubaho kugira ngo kikuzanire ikiza kuruta icyo wakekaga ari cyiza ukaba waranabuze sheri ikiza nagaruka basingo ikiza ni umusheri Imana integanyirije unkwiriye umbereye so uyu munsi ko naje nicaci abantu mvuga gake turamfatiranye ririyo ntabwo gufatiranye ahubwo ukuntu uri kuvugisha ukuri n'ibyo bintu biri kugaragara shaka iki kiganiro tukireke twakora iki tuzakora ikindi dusoze sebo wowe ushaka umukobwa ariko uyu ni we ngewe sebo reka ngo bazikintu mu buzima bwawe ukirangiza kwiga secondaire cyangwa mbere wumvaga uzaba icyo ubundi inzozi zanjye zari itangazamakuru n'ubundi umva ko uzaba umunyamakuru uri mu nzozi zawe cyane muri dreams zanjye niyo mpamvu mbikora nishimye niyo mpamvu wantuka ntacyo byambwira nakwambura nk'imyaka igaye yose wakihangana nkagusabira ku Mana gusa nkavuga Mana digiri mini digi kabisa nkavuga ni Mana uzabe kandi Imana irabahemba Imana ibihembo by'Imana sawa Imana irabahemba kuko n'ubundi aho twavuye niho hari reka nkubaze umukobwa wagukundaga yakubwiraga agukundira iki umukobwa wankundaga yambwiraga ntago yambwiraga sebe icyo nge nabonaga ahubwo ankundira njye umukobwa wanjye twakundanye bwa mbere yankundiraga ibitekerezo byanjye akankundira n'ubuke yangira mama burangira ubuke bwinshi cyane akankundira yuko mba na proud yiwe akankundira yuko nyine nzi no guhiga nubwo bitajya bikunda kenshi nzi guhiga ibiceri nyine tu hahandi nyine n'igihumbi ashobora kumbwira ati igihumbi ntacyo mfite nkashaka nimero zose nkaguza ariko nkakibona nkakimuha akankundira yuko nyine tu okay ndi na proud yiwe njye mba proud y'umusheri wanjye hano nshobora gufata umuntu dukundana nkamushyira kuri profile tu ikindi ntabwo nzi gukunda abantu babiri nyeka ko urukundo ari urw'umwe ntabwo ari urwa babiri ikindi kintu yankundiraga rero ntabwo nakivugira kuri kamera ariko ndagikeka gukeka ni icyaha Imana ikubabarira icyo ngicyo ndagiketse kandi nicyo mu bigaragara namamagara nuko namubrotse mu bigaragara ntabwo namubrotse umu ex wanjye mbere ntabwo ni n'inshuti yanjye sha ajya nangisha inama akambwira nakundanye n'uyu ni n'umwana mwiza ariko kuko icyatumye ndeka naje gutekereza nsanga nicyo nari umukene icyo gihe wenda n'ubu ntabwo ni umukire cyane ariko nyine ubwiza yari afite ari by goma bano yitwa gwiki iyo utegereza yeah that's true iyo utegereza ngo nyine ngo ntibyari kuramba
ngo twiciraga isazi mu maso kandi uri maso y'inyana nk'ayo maso yawe niyo yari afite. Twiciraga isazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba, ariko iyo utegereza kubera ko soon as possible wala ni range kabisa muri keje ndi kwikaraga none as soon as possible. nese aba ex wagarutse akagusaba imbabazi agapfukama. Ntago nyasubirana n'aba ex means expired kuri njye, ibi byarangiye. Uwakubabaje anakongera, wagutsinze nawe yagiye, wakubabaje nawe yagiye. Yeah, ex expired. Ex wanjye kari yambwiye ngo dusubirane wese bo. No, uzakora ikosa. Kandi akubwira ati mbabarira ntago nzongera. Muri ibi yaranitse ngo umukiranutsi usubira mu byaba ameze nk'imbwa isubiye kubirutse. Biriya biranditse. Umuntu rero usubirana n'umu ex ameze nk'imbwa isubiye kubirutse, wakubabaje arakongera. Umu ex means expired. Warambabaje nongere ngo umutima wanjye se ni Dennis. Nimba ari ikintu nsigaye nubaha muri life yanjye n'uyu mutima wanjye, kugira ngo uzawubabaze bizakora iki? Ntibishoboka. Nawe ushyizeho defense rwose. Ubu se hajemo undi muntu akakubabaza wiyizutse wari wizeye. Nta kibazo, ariko atari uwambabaje mbere nka moving on. Ariko uzi umuntu kubabaza akongera akagaruka akagusubira. Umugabo nagagwa ari kabiri, ugwa rimwe, aho ubonye waguye ubutaha urahasimbuka. Nta mugabo ugwa mu cyobo kabiri sheri. Asereka nkubaze sebo, uba wumva ushaka umukobwa umeze gute? Ngiye nshaka umukobwa, sibyo? Usenga man. Nyine wizera Imana, wizera ko Imana ari ishobora byose. Iyo wizera Imana uba wubaha Imana, uba wizera amategeko yayo unayubaha, ubuzi ko gusambana ari icyaha, urumva? Ubuzi ko kugambanira umuntu ari icyaha, ubuzi ko kugira ishyari ari icyaha, ubuzi ko kandi ugomba gukora. Umugore nukora, umugore nutekerereza iterambere ry'urugo. Umugore nubaha umugabo. Umugore nuca bugufi imbere y'umugabo ariko nawe akamucyaha. Ngiye umugore nifuza n'umugore wubaha, n'umugore wumva, n'umugore uzi gukora, man, n'umugore urumva uzajya umbona akanyibonamo, akabona ko nge nawe turi umwe tutari babiri. N'umugore kandi uzumva ko tuzabana mu bibi no mu byiza akabirahirira, ariko nanone akibuka ko ibibi harimo no gucana inyuma, ko namuca inyuma yanyihanganira, ko namuciye inyuma yaza akabimbwira atajye kubisakaza mu bandi bagore bagenzi be, akambwira ko byamubabaje. Nanjye ibyo nkabyubaha. Ibibi ni byiza means what? Umugore nshaka nuzankunda biri unconditional. Utazankundira uru rutwe mfite runini ejo rwa bomoka akanyanga. Utazankundira ko we nafite amaso meza ejo bankubita icupa rikavamo akanyanga. Utazankundira ko mfite igihagararo ejo bamvuna ukuguru baca ukuguru akanyanga. Uzankunda biri unconditionally, agakunda ngewe uri ina mimbere muri nge, nakunde ngewe inyuma. Uwo niwe mugore nifuza mu buzima akagukunda hose, akakunda roho yanjye, spirit yanjye. Uzakunda roho, umugore ukunda roho yawe niyo upfuye abakubona yashaka undi, nibyo life irakomeza, ariko arakuzi man, abakwiyumvamo, abayumva ko muri ruhande. Hahandi umuntu ajya gupfa akakubwira ngo nubwo mpfuye always nzaguma by your side. Ntago hagumye physical, ariko ahaguma logic, nyina ahaguma spiritual, mu buryo bw'umwuka. Icyo gihe niyo guhumeka umuntu. Kera byabaga, ubu ntago bikibaho. Siko kera wakundaga umuntu yagera no muri quartier urimo ugashesha urumeza, utari wabimubwira ko kera twagiraga intinyi, ukumva nyine ukumva ari ikintu gindutse muri wowe, kandi wajya ugasanga wa muntu ukunda yahageze. Ariko ubu ngubu niki nayo ma social media twirirwaho ngo turahura n'abantu from nowhere, abantu tutazi ahantu baturutse. Na mashyari n'ibiki man, byose ni ibiki? Urukundo byo ngukundanye n'umuntu by ku amafaranga se ni ibiki? Amafaranga ariko uzikashakwa, akuzika abakobwa, ngiye uzika abakobwa bivugisha ngo ngiye sinashaka umujama ngo umukene. Deba n'umukene ku mufuka se akaba n'umukene mu mutwe. Cyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Nshobora kwanda umukene ku mufuka ntari umukene mu mutwe. Ukandeba ukavuga ati sebo nubwo ari umukene mu mufuka, ariko ubwo uburyo mbibona
nukuri mufashije nka musapoting nicyo bita umufasha man umufasha se niki hari abantu bumva umufasha ntago ari ukuza kuko duryamana buri gihe ngo umuyo pussy no pussy nayigura hari abakobwa bicuruza hano sibyo nagenda nkayigura nkatanga amafaranga umufasha no kumfasha mu bitekerezo mu buryo bwo mu bitekerezo no kumba hafi man hahandi abantu bose bari kugutuka andi abantu bose bari kuvuga ngo ririyoza ibintu wakoze n'ubushiti yego n'ubushiti ariko haraza umushaka kubwe ngo babe bibaho uzabikosora be strong on your side ni njye ibyo rero ntabwo tukibona ibyo bikorwa n'ababyeyi bacu niyo mpamvu abenshi bagiye banze gushaka mpamvu ubona papa Sava adashobora gushaka vuba cyangwa Phil Peter ukarareba akareba hoya ashobora kureba akabona nta muntu n'umwe ushaka kumuba hafi mu gihe ari mu bihe bikomeye usibye umubyeyi we kumubwira ngo mwana wanjye komera humura mu gihe abantu bose bagiye buri umubyeyi n'ubusigara n'abavandimwe bashobora kugenda ariko umuntu wakugiriye ku gisara sigara rero dukeneye abakunzi bameze gutyo man mu gihe umuntu wese yagiye mu gihe isi yose iri kugusukaho imiriro akaza akakubwira ngo babe I'm your side wenda wakoze ikosa nibyo ariko amakosa abaho nta gikuba cyacitse life goes on ubuzima burakomeza don't worry ndahari nka sheri wawe ariko abakunzi dufite Reina bakora akantu gato arajya muri babandi bakurwanya agufashe ko urakaza umbwira ngo ko ndashaka iki ikibazo nicyo nshaka ikibazo gushaka se gushaka n'aka kanya sinamubura pe mbishatse n'aka kanya invitation rwose natanze guhereza ariko se gukora ubwo bukwe ejo bundi nkakubwira ngo divorce yabaye ibyo byo bimaze iki biteka abaho umugisha urakoze magambo menshi avamo ibicumuro reka dusoze meze neza ariko kuri Instagram yanjye bagene bamfollowing nije munyamakuru wa mbere ufite followers bake muri East Africa following ni Sebon Lexon Sebon ni n'umwana byiza aratamumureye mu mukunde bankunda babishaka ariko sinzategeka umuntu kunkunda ariko uzi ubwenge yankunda kubera ko nyine nimbara ikiganiro dukoze nimbara ari ibintu navuzemo bitabashimishije babyihangane bihangane kuko ibiganiro mba narakoze guhera mu gitondo mbyuka mvuga mba nakoze ibiganiro nka 30 haburamo amakosa kuko ntago yabura pe Sebon hari umuntu mu buzima bwawe wigeze gukosereza ku buryo n'ubutaramubabarira ninde ni ryari ni ex wanjye kandi sinzijyana namubabarira ni ryari yari yakoze irihe kosa ntago navuga igihe kuko bahita bamenya uwo ari udise kumumenya hari abantu aba ex bawe bari abantu gusiga akagusiga ku kazi bakwirukanye akagusiga randirodi yagwaye priave akagusiga na mama wawe akubwira atari ku bundi bintu urimo ni ibiki kandi umuryango barakubwiraga batuye umuntu turabona nta n'umukozi umurimo nta n'ikintu azashobora ukamurambaho akagusiga noneho yamara kugusiga urumva kugusiga haragusize noneho anagusize izari inshuti zawe zibonye ko bayembwa akazigusiga turiya ni ashoboye iki nimba ariko Imana umuntu wizera Imana nta muntu wigeze wizera Imana ngo imukoze isoni ni ukuri kubana umuntu uri kutureba shaka mubwira sinjya gusenga cyane na wizeye Imana ngo imukoze isoni twe kujya kuri uwo ni umuntu wakoze ikintu utaramubabarira uba wumva uzamubabarira se sinyibitekerezaho nese kuri umurokore kandi Imana kwibusaba abantu bayo kubabarira mva kumubabarira mu mutima wanjye nge kumubabarira hari ukubabarira mu buryo bubiri kumubara ngo turongera tugasubirana nibyo ntibishoboka ntibizigera binabaho gusa mu byo yakoze aka kanya byo naramubabariye kuko akazi naragasubiranye aka kanya ntabwo nabura yo kwishyura inzu aka kanya famille yanjye tubanye neza nyine ibyo byose byaragarutse Imana byose yarabigarutse usibye we nawe rero ashaka kugaruka ntabwo azigera agaruka ahubwo Imana izampa uruta we
utari nkawe si no kuba umuruta kuko umuruta yaza muruta mu bugome n'ubucucu n'ubugoryi bwo gukurikira abantu bari aho ngaho. Sebo ninde muntu wigeze kugukora ikintu kikagushimisha mu buzima bwawe ku buryo n'uyu munsi umwibuka? Ni benshi ni benshi. Hari mama ni mama kuba yarambyaye akandera wenyine, papa atari ruhande akandera nyine nkaba umugabo tu, namara no kuba umugabo akanabwa agakomeza guhangayikishwa nanjye. Urumva ni ikintu cya danje. Abandi bantu bagiye bankora ibintu byiza ni abantu benshi reka mbashimire sungu ngiye kubashimira sinabavamo kuko ni benshi. Hari akantu bakunda kuvuga ngo hari igihe umuhungu ukunda kuba ari inshuti na mama we cyane ntago yubaka. Ngiye ntabwo ibyo mbigenderaho kubera ko n'ibyo nkubwiye mbere bari barambujije, ariko ndakomeza ndavuga no way I have nyine gukunda umuntu nkunda ko ngiye hari no muri ngo umuntu azasiga se na nyina sibyo asanga wakunda. Ngiye ntabwo ari ukomeze sibyo, ahubwo ngiye nkunda family, ngiye nkunda umuryango muri character zanjye, nkunda mama nkakunda umukobwa nkunda noza amatsiko mfite yo kuzabyara nyine abana nzabyara tumba numva ari ibintu by'amatsiko mfite kuzabona umuntu uri mu isura yanjye. Urumva so rero ibyo ngibyo nta hantu bihuriye no kwanga umuhungu ngukundana na mama we cyane ngo ntago yubaka oya. Ngiye nkunda family muri rusange, nkunda umuryango tu nkunda umuryango. Wenda bishobora kuba by accident kubaka se kubaka Imana ni kubakira ntabwo umuntu ubwiwe yiyubakira Imana irakubakira. Sebo ubona mu nzozi ufite harimo ibintu bitatu, ni izihe nzozi wumva ufite? Inzozi za mbere mfite ni ukuba umugabo. Kuba umugabo mvuga nyine ni ukuba mfite family nyitunze, mfite umuryango ntunze nyine ndi umuntu ufite inshingano. Nta nyine nkabona umwana arazanye homework niciye muri salo nyine namaze nimba yakoze homework nyine ibyo bintu Imana njya ntekereza iyo shusho nkumva bizaba ari ibintu bya danje nyine nkumva ni ibintu nyine bya danje tu. Iyindi nzozi mfite inzozi zo kuzagera kure mu itangazamakuru. Mu itangazamakuru nyine, ariko inzozi mfite mu itangazamakuru nizo kuvuga amagambo yubaka abantu tu. Njye mfite inzozi noneho zindi ko njyewe njya mbona abantu bagize depression kandi nigeze kujya depression sibyo, nuko nabivuza abantu ngo njye ntabwo niteye ku bantu banseka hanze haba hari ama space, haba hari biki abantu bahura kwa kangahe bahuye n'ibibazo bakaganira buri wese agashare ngo ni testimony yiwe kuko njye aka kanya nshobora kubwira umuntu inkuru mfite yuko wenda nani ngiye kwiyahura nkabirokoka, we akumva we n'umwana kuri njye kandi nawe yagiye kwiyahura bikamurokora sibyo. Abantu bose babona bagenda suko batahuye n'ibibazo ahubwo babivuyemo gute. Abo bantu rero bashyizemwe bagasharinga ubuhamya bwabo, hari abantu bashyirwa hasi n'ibibazo kuko baba bumva ngo ndakennye, akumva niwe muntu ukennye wa mbere ku isi, akumva n'abandi bantu bigeze gukena kandi ugasanga nabo bakire bigeze gukena sibyo. Ngiro nshaka kuzajya mpuza abantu bafite ama depression tukaganira tukumva ko ibyo bintu bibaho, tukumva ko ubwo ubuzima nyuma y'ibintu byose ubuzima bukomeza nyine tukishima nyine tu. Kuko ngewe nkunda kuganira n'umuntu ufite ikibazo, nge sinzi impamvu ndabikunda cyane kandi umva ari wo muhamagaro wanjye. Ikindi izindi nzozi mfite nubwo nyine tunywa inzoga nyine nkora ibyaha, ariko mfite umuhamagaro wo kuzarangira nyine nyobotse inzira yo kuba umuvugabutumwa. Biri mu nzozi zawe. Shaka kuzaba umuvugabutumwa? Yeah. Kandi bavamo umuvugabutumwa. Nge mfite inzozi zo kuzavamo umuvugabutumwa. Okay. Hanyuma Sebo wakoze cyane kwitabira ubutumwa bwa Saneza TV show, twishimye kuganira nawe, byari by'agaciro cyane. Ubundi ugira amahoro. Mugira amahoro, abantu bareba Saneza bakore subscribe. Ikindi nyine bagiye bareba ibigano bya Saneza. Ikindi noneho bandike muri comment nimba nzajya ngaruka. Kandi ningaruka mugomba kujyamo umufungo. Manyene amafaranga aka kantu gashye muri introduction. Yego Sebo. Manyene amafaranga jya numva ngo aba diaspora batanga amafaranga. Ako sinavuga ko ntari nayabona kuko arabayamaye. Cyane kuri kacibira aba diaspora bamaye amafaranga. Amandebe ku muntu kugwa amafaranga mutaziranye. I know.
reka ni abana beza. reka nshimire Jordani reka n'aba mentioning man nshimire Jordani nshimire Judith niyo zini yego yamaye amafaranga man Judith kandi sinanavugana nawe cyane man abo bantu se babura kubashimira nshimire Jordani nshimire Judith undi mu diaspora nshimira ninde n'undi mu diaspora wundi we sinamuvuga izina kubw'impamvu z'umutekano we ariko ariyizi nawe ndamushimiye ariko nyine man bama amafaranga susigaye kwa kuri Brahma ubwo Brahma nawe Badrama ubwo nawe yaguhaye Badrama n'umuntu ubasha kukumva akabona ko washobora platform ye none ukabona bitangiye no kugenda neza we nta n'ikintu wamunganya Badrama we nzicara nkashimira wanije urumva Badrama umwana mwiza ari flexible kandi iri tangazamakuru abaraho Badrama ndamushimira urumva nshimire na Russell mana yanjye na Russell ubwo n'aba diaspora nshimire na DJ Patrick Mahoro nawe no mu diaspora aba USA I guess urumva na nuguzana aba USA nese man ibintu byo mahanga birancanga nago nari nurira indege kuva naba ariko nzayurira kubera Imana bama amafaranga bane ibintu mvuze uri kubyumva ndi kubyumva baguha amafaranga mumuha amafaranga bagiye kuri Instagram yanjye banyandikire sibyo mwakoze cyane rero ni MC Liliose muba muri kumwe umunsi ku munsi ndabakunda cyane bahoza ku mutima nkuko nabibabwiye mwibuke kubwira inshuti zanyu aba friends everyone baze bajoining umuryango wa Saneza TV show kuko niho muryango wonyine dusigaranye muri iki gihugu umeze neza oya naga rero wonyine wenda uri mu miryango imeze neza ariko no Badrama umeze neza bagena kuri The Man ikigano uzacya prodinga ryari uyu okay reka mbwira abantu bari muri America ko Safi Madiba afite igitaramo muri Arizona kaburamamaje muri Arizona kabisa kizaba ku itariki 4 October sibyo bagiye mu gitaramo cya Safi Madiba n'ubundi barabashyigikiye The Man barabashyigikiye umuryango mugari wa Badrama TV kuko Badrama TV niyo yagisponsorinze reka mbabwire ngo ndabakunda cyane wakoze ririyo reka tuwe kuvuga amagambo wakoze cyane hanyuma rero ni Saneza TV show nk'ibisanzwe mwibuke gukora subscribe share and comment kugira ngo mudacika n'ingano twabateguriye umunsi ku munsi bwira inshuti zawe buri wese mbibutsa ko ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 dufite trip yerekeza mu Kagera mutibagiwe yuko ugomba kugura inshuti numva niba utari mu Rwanda wagura inshuti yawe tike bangurira tike mwa akazigira mu Kagera kubera ko kujya mu Kagera ntababeshye biroroshye umuntu uri hanze ushaka gukoresha iyo bita Zere PayPal Cash App izo zose ndazikoresha na One Limit umuntu ukishyurira inshuti yawe umuvandimwe tukijyana mu Kagera ni 55 ku munyarwanda couple ni 100 ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 nzaba mfite bayanyishyura asubanyishyura 55 ni make subayanyishyurira bakwishyuye n'ijana bayaguha tureka kugora aba diaspora ukagenda ujyanye na sheri wawe mushyashya na sheri mfite moya wamushaka umuntu uzayanyishyura ubwo ngubwo n'uzabasha bagiye kwigira mu bitukababashe kushaka ngo abantu babida mugira amahoro ndabakunda cyane dushimire cameraman yitwa Methode wakoze cyane kuri Kaligraphe Kaligraphe Methode turi kumwe ya mugira amahoro